ryanjye ikosa ryanjye ikosa ryanjye. ubushize mu nkuru ikosa ryanjye twari kuri episode yayo ya kabiri muri season 2. Chris yari atangiye koroherwa ndetse yanatanze ikirego kuri polisi, naho Jessica we yari yahuye n'umupolisi amubwira ko imodoka ye atari ubwa mbere ayibonye. Tugeze kuri episode yayo ya gatatu n'ubundi muri season 2. Jessica yamaze kuvugana n'umupolisi ahita yinjira kwa muganga aho yari agemuriye Chris. Ahageze atungurwa no guhura na Chris ari mu kagare asohoka, umuforomo amuherekeza asa nk'utashye, nuko aramufata ahita amujyana amushyira mu modoka. Chris agenda amurangira aho bagiye ku nzu ye nshyashya yari agiye kubamo, nuko bagifungura bombi batungurwa no kuhasanga abantu benshi bari babategereje, ariko Chris asa nk'ubizi. Nuko Chris: Keza Jessica, will you be my wife? Make me please. Ndifuza kuambera umufasha Jessica. Wow. So many people. Mbega abantu benshi. Let me see. Chris. Yes. I will marry you, Chris. Wow. Chris. Ndishimye cyane ntago wabyumva. Yesu, mbega abantu benshi. Wow. Jessica, urabizi ko nkukunda cyane kandi si ubwa mbere mbikubwiye. N'ubu nakongera nkabisubiramo. I love you. Chris, nanjye ndagukunda cyane. Nishimiye kuzagendana nawe muri uru rugendo rushyashya tugiye gutangira. Muri ako kanya abantu bari aho ngaho rwose bari mu byishimo birumvikana, barimo bagenda bakoma amashyi bavuga bati rwose turabashyigikiye urukundo rwanyu rukomeze rujya mbere. Hanyuma muri ako kanya mama Jessica yahise ahagera, abantu benshi bibaza haturutse birabayobera. Muri ako kanya yinjira ahita afata Jessica amusohora amwirukankana. Chris: oh mama Jessica, uratunguye pe, karibu. Nawe nawe waje waduha n'umugisha rwose nk'umubyeyi pe. Oya Chris, nta mwanya w'imigisha mfite. Jessica, hano dusohoke. Ariko si mama, niki ndikura ariko ndikura urambabaza, sinago wambwira ntago ubona ko turi guserebra koko. Jessica, sohoka, hano sohoka. Ariko urabona nta soni Jessica, uriya muhungu w'ikimuga uri kubona ari ugiye gushyingiranwa nawe. Ese mama kubera iki? Jessica, uriya muhungu ntago mushobora kubana. Njye narabikubwiye kuva kera ko uriya muhungu ntamukunda. Mama mbwira indi mpamvu kubera ko ubumuga bwo ntago buri butume namushaka. Njye Chris ndamukunda pe. Jessica, umva nkubwire, usibye no kuba uriya muhungu ari ikimuga, ntago mwashakana ntibishoboka nyine. Ni ku isi yabipanze, ntago ari twe twabihisemo, ntago mushaka gushakana. None si mama kubera iki ariko? Umva, ntago mushaka gushakana mama. Nimba ari ibyanjye nyine nawe byo kuvukana Frank yari yabimbwiye, ariko ndacyabishakaho amakuru ahagije. Oya Jessica, ibyo ngibyo byo Frank yambwiye ko atari byo. Namaze kumenya ko ntago muvukana Chris papa we ni papa wa Frank. Naho kuri polisi iperereza ryarikomeje, aho rwose Chris n'undi yari yatanze ikirego kugira ngo bakurikirane bamenye uwamugonze. Biragaragara ko rero abapolisi babiri rwose ikirego bakigeze kure bashaka amakuru menshi cyane. Muri ako kanya abapolisi bari kuganira. Ese ako mbona wahagurutse bitunguranye bigenze bite? Hari icyo wabonye se? Sinzi niba hari ikibi byafasha. Gusa nakomeje gutekereza. Ejo ndi kureba Chris kwa muganga,
reba iyi kamera, itegereze ino kamera yo mu muhanda neza witonze. Reka turebe. Itegereze, reba, urabona iyi modoka? Nimo ndayibona. Urayibona ino y'umukara. Noneho iyi modoka uri kubona ukuntu nyine hise yihuta cyane ikimara kumugonga. Hari ahantu wayibonye si imodoka? Ejo njye kwa muganga kureba Chris, sinzi nahuye n'umukobwa ari kuva mu modoka, mbona imodoka bisa neza, gusa ikibazo plaque ntabwo zisa, ariko narayibonye mbona rwose bimeze kimwe neza, kandi uwo mukobwa narabimubajije mbona afite ubwoba, mbona afitemo akantu k'ubwoba, kandi Chris yambwiye ko umuntu wamugonze ari umugore. Okay, byakunze, ndabizi ko utajyuhusha ikirego. Ubwo watangiye kumukeka rero, ndumva twamukuraho iperereza, byaba na ngombwa tukaba twamuhamagara akaza tukamukuraho iperereza, cyangwa tukamubaza ibibazo bimwe na bimwe akagenda dusubiza. Chris na Jessica bari kwitegura kurushinga, kandi ikindi Jessica amaze kumenya ko atavukana na Chris kubw'amahirwe. Se papa Frank wabije mate kuba ari papa wa Chris. Hanyuma se aba bapolisi bari gukeka Jessica baraza kubigeraho neza babimenye nimba ari we. Ese Chris na Jessica nibamara kubana, Chris akamenya ko Jessica ari we wamugonze, bizabagwa amahoro? Inanga dusoje season yacu ya kabiri, episode ya 3. Twizere ko niba yagucitse ushobora kujya kurikurikira kuri YouTube channel yacu yitwa Abasirimu TV, hanyuma ugende urebe n'izindi zatambutse, hanyuma ukore na subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ureba n'ibindi byiza byinshi tudahwema kukugezaho.